kugeza uyu munsi ntabwo akarere ka Rubavu kari kasubiza abarimu b'imwe mutebo, ariko nk'uko bigaragara mu makuru twagiye tureba cyangwa se ko twaganiye ahangaha, ni uko bano barimu basanzwe bafite mutebo ifite periode zigera kuri 40. Hashize rero ibyumweru bibiri akarere karandikiwe n'abakozi babiri, ndetse mu myanzuro imwe n'imwe yahise ifatwa nyuma y'uko akarere ka Rubavu kari kabonye ko bano barimu bari badekare cyangwa se bari karamye n'uburenganzira bwabo bushingiye kuri mutebo yari yabahawe, cyane yuko mu nyandiko bandikiye akarere bavuga yuko mutebo zabo ziri kwakwa bo zigahabwa undi mwarimu mushyashya bahuje domaine. Byumvikana ko ari ikintu gisa nkaho ari akarengane. Hashize rero ibyumweru bibiri akarere kano kanya kasubiza no barimu ndetse bashyiriye ku kigo cy'ishuri. Ubwo ndahita numva yuko hanga harimo ikindi kintu twakwita nk'igihombo, haba ari kuri REB cyangwa se kubashinzwe kwishura abantu bakozi. Niba umwarimu amaze ibyumweru bibiri cyangwa se binarenga hamwe na hamwe nani batigisha ariko bahembwa, wahita wumva icyo gihombo igihugu gifite. Niba mu mirenge igize u Rwanda buri murenge hagiye habonekamo abarimu 6 badafite icyo gukora kandi babarirwa kuri payroll y'akarere buri kwezi, umva ayo mafaranga igihugu kiri kugira kiri guhomba. Ese ubundi kuba wenda kano kare kateka basubiza ni ikihe kintu kirimo cyatuma yenda batabimura ngo bayishire hamwe nkuko babisabye, cyangwa se wenda ngo bagarure ku cya kigo noneho babone uko bakomeza gutanga ubumenyi nkuko babyize? Aha rero tugiye kwinjiramo neza, ndaza kubasangiza amakuru y'ibanga twaje kumenya nyuma y'uko hari byari bivuye mu buyobozi bw'ikigo cy'ishuri ndetse hari n'ibivuye mu barimu muri rusange. Tuze kunegosia cyangwa se tuze kwanaliza ducukumbire ubundi turebe uko bimeze. Natwe mu bijyanye n'uburezi, amakuru, ikoranabuhanga, ibiganiro, siporo, ukande subscribe. Yes, ndakwajya no kwitera TV uwo dukurikiranye ubwa mbere. Reka ngusabe ikintu kimwe, kanda subscribe cyo tubana mu biganiro nk'ibi ngibi. Reka nshime umuntu usanzwe twumva ariko yafata umwanzuro wo kanda subscribe. Ahanga niho nyine ushaka kubona inkuru nk'iyi ngiyi. Navuze ngo uyu munsi ndabajyana mu karere ka Rubavu, munyemerere manuke noneho gatoya nigire hino binjize neza mu murenge wa Nyundo, noneho tuze kurebera hamwe ikigo cy'ishuri cya Rusamaza. Bivugwa yuko abarimu babiri bimwe mutebo ariko bishingiye yuko hari uko batumvikana n'umuyobozi. Ndaza kwivuga muri buno buryo kujya tugenda kano, kandi wenda abantu bakurikira inkuru zacu muraza kutubwira muri commentaire uko mubibona. Ubusanzwe abarimu babiri bavuga yuko basanzwe bafite periode zuzuye ya 40, kandi urumva mu bisabwa ubundi umwarimu agomba kuba afite 42, urumva n'ubundi 40 naho bitaniye cyane. Mu buryo Minedike yakoze kugira ngo byibuze umwarimu afite ingenga bimwemera kuba ari umukozi wujuje ibisabwa nk'uko iteko rivuga, nta kibazo kirimo. Ariko ikigaragara nyuma y'uko bavuye mu mwiherero bano bayobozi by'amashuri, uno muyobozi w'ikigo cy'ishuri yafashe bano barimu babiri abashyira mu kirere abahereza akarere nta kindi kintu kari gukora uretse kwakira umukozi nyine ugaragajwe yuko nta kintu akora ku kazi. Mani magambo bisa nkaho bano bakozi babiri bari bamaze igihe kirekire barya amafaranga ya leta ariko badatanga ubumenyi nkuko bagomba kubutanga nkuko iteko wenda ribivuga. Nyuma yaho gatoya rero bari kuri icyo kibazo nibwo akarere katanze n'umurongo karavuga ati barimu badafite aho bajya bashyizwe mu kirere nibasure ku kigo babahita mutebo babare kwigisha. Niko byagenze. Abarimu babiri bigiye ikigo cyangwa sura ku kigo hari ya Rusamaza, bagezeyo rwose babona mutebo aribwo babonye mutebo riho periode ya 40 umwe. Byumvikane yuko wahita wibaza question mark cyangwa se point interrogation ahantu uno muyobozi w'ikigo cy'ishuri yakuye zino periode yahaye bano bakozi. Urumva byari ibintu byiza kuko bari basuye mu kazi, akarere kavuze ati nibasure hahandi. Mu gihe gito bari ku kazi kigera nko mu byumweru bibiri nibwo bagiye kumva bumva ngo akarere ntago kabafite nk'abakozi bo kuri kino kigo ndetse ngo bimubashyizwa ahandi. Ari nabwo bahise bagira bandikira akarere kimwe n'abandi bari bafatanyije. Ariko bano barimu ubwabo batangaza yuko cyangwa se hande makuru twagiye dufataho ku mande bivuga yuko hari abagiye bahabwa serivisi mu buryo bwihuse ariko byagera kuri no bamama bikaba ikibazo bakanga kubumva, ndetse baza kubabwira yuko bagiye kwiga ku kijyanye n'ubusabe bwabo baba basubiye hahandi n'ubundi bakoraga. Numva basubiye noneho nta mutebo kano kanya bafite. Mu handi magambo bakomeje kwangiriza umutungo wa leta barimo bawukinamo uko biboneye. Yemwe nava ngo ari ubuyobozi
ari n'abakozi cyane cyane ko abakozi bo bari guhembwa ntago bafite ikintu kiba cyabirukanisha cyane cyane yuko akarere kababwiye ko bagomba gusura ku cya kigo bakatendinga ariko badafite icyo gukora nk'abakozi ba Mineduc. Aha wahita wibaza ikibazo kinini cyane, niba hari abakozi bahari mu murenge runaka cyangwa mu mirenge runaka badafite timetable kandi bagomba guhembwa bakabirebera, ubwo ndavuga ubuyobozi bw'akarere, reka nivugire ba DIOS ruwa secondaire cyangwa se wa primaire ari na DD bakabirebera. Aya nkana ntekereza yuko wenda bakagombye kubyigaho kuko hazangirika ibintu byinshi cyane, nyamara bagombye kuba batanga umusaruro ubitezweho. Ibyavuye no ku buyobozi bw'ikigo cy'ishuri mu kubaganiriza niko batubwiye yuko kuva na kera kose n'ubundi bano barimu babiri batari bafite timetable yuzuye, ndetse bavuga periode, ariko communication cyangwa se amakuru twakuye mu ibanga nuko nk'ingi muri kubona ku screen yanyu ni timetable yarasanzwe afite muri uyu mwaka w'amashuri warangiye, igaragaza yuko afite periode zigera muri 27 ku giki ku cyumweru. Mahandi magambo barigishaga kimwe nk'abandi, cyane cyane ko iyi reform itayaza hari abarimu benshi baga afite 21 ntekereza ko ari ikintu cyiza Mineduc yari ikoze. Umwarimu rero umwe mu bo bavuga yuko bahawe akarere we yari asanzwe afite periode zigera 27 ku cyumweru, undi hejuru yaho nkuko muri kubibona, ariko twaje kugira ikibazo cyadute cyane ari uko tubonye ino timetable afite idasinyweho n'umuyobozi w'ikigo kandi hari izina ryiwe. Mu gukurikirana kino kibazo rero twabashije kumenya amakuru yimbitse ku kijyanye nuko abarimu bahanga batagira period cyangwa se batagira timetable sinywa n'umuyobozi. Amakuru twabashe gutohoza biravuga yuko bajya basinya kuri timetable cyangwa se umuyobozi asinya kuri timetable iyo harabaye icyo bita inspection, cyane cyane ko ngo ahora ahinduranya amasomo cyangwa atanga amasomo buri munsi. Byumvikana yuko n'ubundi wa musaruro ba SCI bagombye kujya wukemangwa mu gihe umuyobozi w'ikigo cy'ishuri adashobora kwemeza timetable agitangira ku mwaka kwiza usozwa. Munyemerere wenda tugarukiranga twigarukire kuri topic yacu. Nahise nibaza ibintu byinshi cyane. Akarere ntago ubundi gafite competence ko kafata umukozi kakamushaka ku kigo runaka nk'umukozi cyane cyane ko afite data zabo. Icyo ni cyambere. Kabiri, ese akarere ko kararaniwe wenda kwa kafata umukozi kakamushira ku kindi kigo nkuko yabisabye, cyane cyane ko mu biro bandikiye akarere baravuga ati mwatugarura aho twari turi tugakora akazi cyangwa se mukatworohereza mukadushira hafi y'imiryango yacu niyo tutagaruka ahangaha. Bari basabye ikintu cyiza. Reka tuze kwibaza none kano kanya harabura iki kugira akarere kabe kafata umwanzuro wo gufata abana bakozi babiri kabasubize mu myanya yabo cyangwa se kabashire hafi y'ikigo, cyane cyane yuko n'umuyobozi w'ikigo cy'ishuri naho kano kanyere mu ngabangaba ntazi ngo abakozi nabe, ntazi ngo barabajyanye, cyane cyane ko bababwiye yuko bagomba gusura handi bakoraga, noneho mu gihe giteye igisubizo cyabo bakazabahamagara bababwira ikijyanye n'imyanzuro. Uyu munsi rero hashize ibyumweru bigira muri 2 barandutse, ntekereza yuko ari ikibazo cy'akarere, ariko mu itoshi twatunze nuko hifuzwa yuko cyangwa se bigaragara yuko bagomba kubashira ku kindi kigo babaye babonye ku kino kigo bidakunda. Hari akandi kantu kiyongeramo kuba barazanye noneho umukozi mushyashya bakamushyira ku kigo, noneho wa wundi mushyashya cyangwa wundi usanzwe yigisha ku kigo bakamwohereza ahandi wa wundi yavuye, ubwo nabyo wahita ubona harimo akantu wagira ngo ni deal ku muyobozi w'ikigo n'akarere. Byumvikana yuko hari ukuntu wenda bashobora kuba batumvikana neza. Nanjye nahita nibaza mu bakozi barenga 20-30 aho ushobora gusanga abakozi runaka bakeya aribo bavuze timetable kandi rero basanzwe bayifite mu mwaka washize. Wahita wibaza n'ikintu kinini cyane, ese ni ikibazo cy'uko badashoboye, ni ikibazo cy'uko wenda hari uko batabanya neza directrice cyangwa na directeur, cyangwa se hari ikindi kintu kibyinshi inyuma cyatuma umuntu abura timetable bitewe nuko hari uko yarabanye n'umuyobozi w'ikigo cy'ishuri. Reka dure muri commentaire mumbwire aho ngaho mumeze, nta barimo bahari ubundi batabona timetable ariko bahembwa n'amafaranga ya leta. Reka none nisabire rero umugenzi, niba akarere wenda kose karananiwe gukemura ibibazo nk'ibi ngibi na nesa muri rusange, niba manuke bajye kuri tere bajye gufasha bano bantu, kuko niba tabafasha kenshi kino gihe cyangwa se hakiri kare uzasanga n'ubundi hari umutungo wa leta uri kugenda utikira. Nkahita nibaza bizabazwa nde? Bizabazwa directeur nk'umuntu ufite inshingano zo gutanga timetable? Icyo ni ikibazo cya mbere. Bizabazwa se umwarimu wagiye ku ishuri bakamwima timetable? Ikibazo cya kabiri, ni akarere se karangaye cyane cyane gafite timu nini cyane gukurikirana bino bintu katabikemura igihe? Iki ni ikindi kibazo. Reka dure muri commentaire mumbwire. Ikiganiro cyo kigaruka dukunda kora operations zitandukanye, ninge nshimira abantu mwese muturi inyuma kandi mutwe ko mudukunda ha mu gutera inkunga bumwe n'umwe. Hano na makuru twafashe ibanga mutari musanzwe mwumva ni amakuru agize ate adafite ivumbi. Aha rero reka twitegure wenda kandi rero ko ari ikintu kagiye gutega kwa maguru mashyashya cyawe kiganiro kindi kigaruka cyo gukunda cyane.
aha ni kuri Itera TV.